Ese ibi noneho turaza kubyita ibikimwoka byaramwe banyarwanda banyarwandakazi niba ukurikira imbuga nkoranyambaga zitandukanye ngira ngo umaze iminsi ubona uwo musore uri kubona muri screen yawe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bamugarukaho bavuga ko Marina indirimbo yarutse gushyira hanze yitwa Page yaba yaribwe uyu mwana w'umusore dore ko uyu musore nawe abihamya neza ko yayikoze mu mwaka wa 2021 hanyuma 2022 akaba yarayishyize hanze kuri YouTube hanyuma rero muri uyu mwaka wa 2025 akaba yaragiye kubona akabona Marina ayishyize hanze ndetse kandi ikaba yaragiye hanze nta kintu na kimwe gihinduwemo uko yakabaye uko yagatangiye ndetse nuko yakarangiye usibye nyine amashusho yabo bakoresheje ariko nyine amagambo inyandiko y'indirimbo nimwe neza ya nyayo iyo yumvise ukumva niyo Marina akoze ejo bundi uyu musore rero yitwa Mudab ariko muri aka kanya ntabwo yishimye habe na gatoya ndetse aranavuga ko nibikomeza kumera gutyo bakomeza kumutererana araza kwitabaza inzego agatanga ikirego muri RIB akasobanura neza ukuntu ibintu byagenze n'uburyo yibwemo indirimbo ye ariko se ubundi ngo byagenze bite akantu ku kandi ndagira ngo tubane tuganire ku buhamya bukomeye uyu mwana w'umusore akomeje kugenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga avuga uburyo indirimbo ye yaba yaratwawemo ndetse nuko yabimenye na mbere akabibamenyesha akabahamagara bakamwemerera n'amafaranga hanyuma bakaza kumutererana bakamwihorera bikarangira indirimbo isohotse ndagira ngo tubibanemo neza akantu ku kandi wumva uko byagenze. Yegura umusirimu ariko kuba uri umusirimu ntibivuze ko ukwiye guhendwa habe na gatoya mu gihe muri USK Group twamaze kubikemura dukora all promotion material twandika ku myenda ama business card student card ama flyers crystal gift bag duprintinga ku mabuye ku makaro tugakora ibyapa tugakora pull up banner ndetse n'ibindi byose bitandukanye waba uzi kubijyanye no guprintinga akarusho rero muri iyi minsi hari promotion ikomeye aho kuri ubu turi kubakorera amakadire ku mafaranga make cyane ushobora gukora gift ukayiha umukunzi wawe mu bihe byiza nk'ibi ngibi tugezemo mu gihe A3 board ifite santimetero 40x30 igura amafaranga 8,000 naho AD board ifite santimetero 30x40 ikagura amafaranga 18,000 gusa. Ikintu gitangaje rero iyi promotion ntahandi hantu wayisanga muri uyu mujyi wa Kigali ndetse kiza kuruta ibindi ntugire ikibazo cy'ahantu utuye ngo bizakugeraho bite ngise bizagenda bite we tuvugishe gusa ibyo birahagije kugira ngo ibintu tubikemure gusa kuba bishoboye mwadusanga mu nyubako yo kwandamage munsi ya TDMR ndetse kandi nukorana natwe ntuzigera wifuza kugira abandi mwakorana hamagara kuri iyo nimero ibintu tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa. Sasa mwese murabizi uburyo umuziki nyarwanda uvuna uragorana cyane ku rwego rwo hejuru kuko kugira ngo uzapfe kuzamuka ari wewe wabyishyiriyemo imbaraga wishoremo amafaranga yawe ni ibintu biba bitoroshye. Uyu musore nkuko abihamya avuga ko guturuka mu mwaka wa 2021 2022 2020 hose yabaga ari kwihiringa cyane ashakisha amafaranga hanyuma udufaranga abonye akatujyana muri studio agakora indirimbo ndetse agakora indirimbo ku ba producer bakomeye barenze ubundi ubusanzwe ngakorera Nyagatare niba ari nahatuye sinzi gusa nihakorera nyine ibintu byiwe wenda ngo n'indi mirimo akora ayo mafaranga kugira ngo ayazane muri wa muziki we. Guturuka rero muri 2021 yarihiringaga cyane agakorera amafaranga hanyuma akayazana rero nk'Ikigali akareba mu producer ugezweho akamukorera indirimbo cyane cyane ko nk'indirimbo Page yakozwe na producer Element 2021 kandi murabizi kiriya gihe Element yari umuntu ugoye cyane kumufatisha yari umuntu uri hiti cyane kugira ngo azamufatishe byaragoranye. Rero uyu musore avuga ko ngo yihirinze cyane kandi yari afite abantu benshi baziranye bamufashije kuba bamuhuza na Element L hanyuma rero birahubiza gukunda muha amafaranga bamuhuje nawe gutyo agerayo bazana gukorana iyo ndirimbo kuko niyo ndirimbo harimo jingo ya Element L muri iyo ndirimbo Page nyine ya nyayo y'uyu musore Mudab. Noneho rero uburyo ibi bintu byagenzemo nyuma y'imyaka ingahe nyuma bumva 2021 2022 nibwo yaje kubasohora iyo ndirimbo ye ikoreye na video hari video nyine ubona ukabona naka video ko kwiyeranja bafashe kuko ntabwo ihenze niyo bafatiye hano mu cyaro ubona haciriritse ntekereza ko niyo mpamvu yenda banamusuzuguye cyane sinzi
noneho rero uyu musore mu minsi ishize mwagiye kubona mugira ngo niba mukurikirana ikiganiro cya Tycoon Ndahiro cyitwa One on One cyangwa se niba mwana yibonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ikiganiro yigeze kugirana na Marina mu minsi yashize. Hanyuma rero Marina ngo yaje kuvuga ko afite indirimbo cyashya yenda gushyira hanze muri iyi minsi mike iri imbere. Hanyuma rero mu kuvuga ko afite indirimbo yenda gushyira hanze mu minsi iri imbere, Tycoon Ndahiro yamusabye ngo kuba yayiririmbaho. Hanyuma rero ayiririmbaho, muri uko kuyiririmbaho rero uyu musore yaje kumva iki kiganiro, agiye kumva yumva indirimbo ari kuririmba, yumva ni ya yindi yiwe, yumva noneho n'amagambo, yumva n'izina ry'indirimbo, yumva ni rya rindi rye, biramucanga nyine biramujagaraza cyane mu mutwe. Hanyuma rero ngo n'inshuti ze zitangira kumuhamagara zimubaza ziti ese umujene bimeze bite, akaririmbo ko wakariye ukagaha Marina, hanyuma rero wamara kugaha Marina ntunatugurira akantu, kuko urumva iyo wakoze indirimbo noneho ku producer urenze ufite abantu bawe bagukunda, abantu bawe nyine bawe muba mubana mu buzima bwa buri munsi, bakurikirana ibintu byawe nyine bavuga bati indirimbo ye turayizi, kumva nyine barayizi cyane ku buryo hagize n'umuntu uyiririmba hirya ahita avuga ati iyo ndirimbo niyo mujene wanjye. Rero ngo batunguwe no muri kino kiganiro bose kumva Marina arimo aririmba iyi ndirimbo yitwa Page, bakumva ni uyu musore neza neza nta kantu kamwe gahindutsemo. Hanyuma rero bahita bahamagara Mudabi baramubaza bati bimeze bite mani ko uwagurishije indirimbo nunatugurira akantu kandi uri umujene wacu, bimeze bite. Nawe rero avuga ati ko mwabibonye nanjye niko nabibonye, ndetse ubu ngubu nyine wumva ko yanashyushye mu mutwe byamucanze, aravuga ati indirimbo benda gushyira hanze rwose ni yanjye, numvise ari akantu ku kandi ariyo nyayo. Hanyuma rero icyo yahise akora uyu musore ngo yahise ashakisha nimero ya Marina Deborah, arayishaka cyane nyine, abaza abantu benshi batandukanye. Hanyuma rero aza kugira amahirwe arayibona. Muri uko kuyibona rero ngo araza kumuhamagara, yumva ngo arajagaraye, amuhamagara ubwa kabiri. Ubwo bukeye aramubwira ati waramutse neza Marina, ni kanaka gutya na gutya, nitwa gutya na gutya, ariko hari ikibazo nari nagize. Ati iyi ndirimbo wenda gushyira hanze, ati kari nayumvise nkumva ni yanjye, nkumva ari izina ni iryanjye. Hanyuma ati none ibi ni ibiki mushaka kunkorera? Marina aravuga ati nyine urumva nawe biramutungura, ati bise nibyo byanyabyo, ati bimeze bite, ati ngaho menyoherereza link. Ubwo urumva ni nko kuri WhatsApp cyangwa se kuri Instagram nta wamenya. Hanyuma rero ahita amubwira ati nyoherereza link muri message, hanyuma akalink arakamwoherereza k'iyo ndirimbo yakoze. Marina nukugenda rero arayumva yose, yumva neza ko yakabaye niko imeze. Hanyuma ngahita ahamagara uyu musore aramubaza ati se bimeze bite, iyi ndirimbo kuko ni yawe wayikoze ryari, bimeze bite? Aramusobanuza byose akantu ku kandi. Hanyuma umusore arabimubwira, aramubwira ati zavuga indirimbo mwayikuye he? Nuko rero ngo Marina ngo yamubwiye ko ngo iyi ndirimbo ngo yahawe na Pasi Kizito, muramuzi ni umuhanzi nawe, ariko nyine avuga ati ntabwo nanjye nzaba yayikuye, gusa niwe wayiduhaye, ati wenda turaza gukomeza tubikurikirane turebe uko bimeze. Uyu musore rero ngo ikintu yahise akora, yahise amusaba kuba bamwishyura, avuga ati noneho sasa niba mushaka kuyikoresha munyishyure, hanyuma mukomeze muyikore, ngo ibyo nta kibazo bitwaye. Ariko aho ngaho ngo Marina nyine ngo yumva ntabwo ari kubyumva ibijyanye no kumwishyura, hanyuma ngo aramukopa. Muri uko kumukopa rero ngo yaje kumuteza ngo abandi bantu ngo baje ngo baramuhamagara ngo bamubwira nabi bya hatari, batangira ngo no kumutuka, ngo hari umujene ngo bamuhamagaye ngo aramutuka cyane, ngo amubwira byinshi bitandukanye, amubwira ati bite byawe wowe urasakuza mu biki, washireze ikibazo cyawe. Ngo nyuma yaho rero abonye ko bakomeje kumubwira nabi bamutuka, afata umwanzuro wo kuvuga ngo ndabareka mbandikire message mbabwire yuko ndibuze kubajyana muri RIB indirimbo riramuka igiye hanze mu gihe banzi ko twumvikana. Abakimara kubona wenda nk'iyo message ya RIB niho bahise bavuga bati reka tumuhamagare tumusobanuze neza, tumuganirize. Ngo noneho ngo manager wa Marina ngo witwa Safi niwe ngo wahamagaye, noneho mwenyewe niwe wihamagariye uyu musore. Hanyuma rero aramubwira ati rero wa musore we egera ahantu ku ruhande hatuje tuganire akantu ku kandi. Hanyuma uyu musore ngo yumva ni umuntu ufite gahunda uri bumuganirize neza. Arangije nyine bajya ku ruhande aramuganira ati bimeze bite, indirimbo yawe byagenze bite? Nuko arabimubwira kuko urumva na manager we nyine indirimbo yari yayirebye cyangwa se yanayumvise. Hanyuma rero aramubaza ati urifuza iki, twagukorera iki kugira ngo ibintu bigende neza? Hanyuma rero ngo uyu musore avuga ko ngo yabaciye amafaranga atageze no ku 500. Nyine urumva ngo ari munsi y'500 kuri iyo ndirimbo kugira ngo babe bayikora, ariko anavuga ko nanone ngo yabaciye kugira ngo ubundi arebe koko niba bakemera kuba bayamuha, ndetse anababwira ko ngo afite n'indi ndirimbo nyinshi zitandukanye
zitandukanye, kuko urumva iyo uri kuvugana n'abantu bafite ubushobozi bwo kuba bakugeza ahantu ha danje, biba bishoboka cyane kugira ngo uhite unaprofitira nyine mu kavuyo niko nabyita, uhite ubabwira n'ibindi ushoboye n'ibindi ukora byinshi bitandukanye kugira ngo babashe kuba babimenya, kuko wumva ko baganira neza, avuga ati manager turi kuganira kandi ndumva ari umuntu mwiza, namubwira ko mfite n'indi mpano nkomeje gukora n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye nanditse, nabyo twahura tukabiganiraho. Nuko ngo manager wa Marina ntabwo yigeze ngo amwangira, ngo yahise amubwira ko ngo byiza ari uko bahura bakabiganiraho, ndetse n'izo ndirimbo zindi akazibereka bakareba niba nazo bazimugurira, ariko urumva agira amwemerera ko azamwishyura. Hanyuma amusezeranya ko azamuhamagara akamuha gahunda y'aho bazahurira, ndetse ngo na Marina hari ngo bakabiganiraho akantu ku kandi. Nuko ngo wa musore rero ategereje araheba, abura umuntu umuhamagara ngo babe babiganiraho. Ngo igihe kirashira ikindi kiraza, akajya abyibaza akavuga ati se bimeze bite, indirimbo ko wasanga bagiye kwishyira hanze ariko nta kintu barambwira, nta kintu barakora. Muri icyo gihe rero ngo akibyibazaho, yibaza uko byagenze uko bimeze, ajya kubonabona message ya Google, ubwo ari mu gitondo abona Google yamwandikiye na YouTube muri rusange bamubwira ko indirimbo ye yamaze gusibwa kuri YouTube, ndetse bamukubise copyright strike. Abantu bakoresha ibintu bya YouTube murabizi hari uburyo batangamo ibihano iyo wakoresheje ibihangano by'abandi, noneho nyiri igihangano akaba yakuripotinga nko kukurega, niko nabivuga. Iyi rero yararipotinzwe, noneho bucya indirimbo ye yasibwe, ndetse banamukubise strike bamuhana bamubwira ati wakoresheje indirimbo itari iyawe, waririmbye indirimbo itari iyawe. Nuko biramucanga cyane, arangije ngo ahamagara wa mu manager wa Marina, amuhamagara ngo ntiyafata phone, arangije anamwandikira ntiyamusubiza. Hanyuma rero aza kongera aramugaragaza kubona aramwitabye, aramubwira ati se ibintu muri kunkorera ni ibiki, ko indirimbo yanjye mumaze kuyisibisha, ati bigenze bite? Ati indirimbo yanjye irasibwe aka kanya, bigenze gutya na gutya, ariko ngo ntiyagira ikintu abikoraho, aramwihorera. Nyuma rero yuko isibwe ajya kubonabona Marina indirimbo nawe ayishyize hanze, ariko ya yindi yamaze gusibwa kuri YouTube. Urumva niyo channel y'uyu mujene iri mu bihano, urumva rero ntabwo yorohewe habe na gatoya. Aho ni ku ruhande rw'uyu mujene Mudabi. Gusa dukurikije uko ibintu bimeze aka kanya kwa Marina ndetse no kwa baye Bigadoin, bamwe mufasha gukora video zitandukanye z'indirimbo ze, ikintu gitangaje ntabwo bari guhakana ko iyi ndirimbo yaba yaribwe, ndetse no mu minsi ishize Bigadoin aheretse kugira gutya ajya kuri social media ziwe kuri Instagram arandika ati indirimbo niba twarayibye turamaze. Marina ako kanya ahita ajya muri comment nawe aramusubiza ati sibyo rata, ashyiraho utuntu duseka cyane. Bigadoin nawe arakomeza ati iyi ni 2025 bro. Sinaho gusa kandi hari n'ahandi mu makomantire akomeje kugenda agaragara avuga ngo umugabo n'urya utwe akarya n'utw'abandi, atakaririmbo twarakanyereje da. Ariko se banyarwandakazi mureke tuganire neza akantu ku kandi, ibi bintu wowe ukurikije uko byumvise bibaye ari byo bya nyabyo, kandi koko ibimenyetso birahari, ndetse n'aba bajene bafite ama screenshot atandukanye agaragaza uburyo Google yabandikiye indirimbo yasibwe, ndetse banerekana igihe indirimbo yasohokeye nyine muri YouTube barakonwe biba bikirimo, ariko bakwereka ko indirimbo yabaye removed, yamaze gukurwaho, ndetse nyine n'ibyo bihano bya YouTube biba bihari bigaragara. Mbese ukurikije uko ibintu byumva akantu ku kandi, uri kumva umuziki wacu waba urimo uragana hehe? Ngayo nguko rero ni Admount niyo, nuko nibyo dukora. Ntugende udakanze kuri subscribe, hanyuma nukundi video uyisharinge ku bantu bawe hirya no hino. Niba warakanze subscribe twatubana umunsi ku wundi, Imana igikomeze kumere umugisha mwinshi cyane. Reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye, ariko ntugende utagize icyo uvugaho hasi muri commentaire. Ngayo nguko.